imishwi ubu ngubu urabona ko ndi gutegura ibiraro. Hoya hari abantu batemera birika byusi yakizimana se rumva. Nose izi kashe nizo kwa shitani ari inkoko 82,000. Nose mwumva murya inkoko zivuye urumva abantu benshi usanga umusa nabonye inkoko mwana nabonye inkoko ngira isoni nkaho bari kureba za zindi zanjye. Umuntu yakureba gutya ugahita ubona yabivumbuye ko ufite inkoko 800. Nkunda kwiha ikintu cyitwa intego cyangwa nkiha inshingano cyangwa nkiha umuhigo bitewe n'ibintu nabonye. Hari ukuntu utangira ikintu utazi wagwana. Ese buri Nyarwanda umuntu ayitandukanya gute n'inkongomani iri muri Kongo? Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Yes, ngira ngo murabibona twagarutse twababwiye ko ibiganiro byacu ari akagaruka kuri Kigali News Channel. Umuntu aba yibereye mu tuntu tugiye dutandukanye. Gadi womeze gute? Utanabaza ko ameze hari abantu ejo bundi barambwiye kino kibazo nzakikubaza. Iyi channel ni yande? Ni yacu, ni yanyu, ni yacu, ni abantu bose bayikurikirana. Yes, nanjye kibazo ntago ari wowe ruri kumbwa ruri no kumuhigi. Ese buriya bamenye nyirayo byagenda bikabafasha iki? Bikabafasha iki? Icyo kibazo mfite. Ni yacu nawe ni yawe rwose. Ahubwo mukomeze mukore subscribe, mukotange comment. Nize ariko ni comment God by the way. Mu bundi buryo. Yego, mu bundi buryo. Sinzi nimba buri positive cyangwa buri negative. Ese buri ubutekereze nk'iyo mpamvu baba bashaka kumenya. Simbizi cyereka nimba ari abantu bashaka ko wenda twabamamariza. Ase ku buryo bamenye ku buryo bashaka kumenya ngo ni yande kwambwa ati ni yande. Ni yanjye, ni yawe, ni ya Gadi, ni y'abandi bantu bose. Byari bimeze bite se rero? Na mahoro bimeze bite wowe? Shameze fresh, urabizi aho dukubutse. Ariko man reka nshimira abantu bo kuri Kigali News Channel. Ngira ngo nsanze nibereye muto. Buriya ntago nkunda gukoresha abantu nanjye umurimo naba nshoboye. Ibintu bakikoresha. Yego. Ndashimira umupapa witwa sinkunda kuvuga abantu yarambwiye ngo agiye kuntera inkunga y'ikintu kigendanye n'imishwi. Imishwi ubu ngubu urabona ko ndi gutegura ibiraro. Nzakwereka imishwi yahageze noneho nongeye iba byita kudemara. Wongeye wademaye kuko ikigaragara inkoko zari zimaze gusa nkaho yego zagiye ku isoko. Urumva ntago inkoko zakomeza kurya zitinjiza, hari ukuntu zigeraho iyo zimaze gukura. Nukuvuga ngo aya masuku tugusanzemo wari uri mu oya nariya naharangije ubu naringeze aha. Ni imyiteguro ariko sinabura amasake yo kuba nakora fe. Urumva yasake bayimana ntabwo irasake nayo irasake hari izindi ariko hari ukuntu nyine uvuga ngo ntago natanga inkoko zose ngo nsigare amarama. Ese amajini inkoko ikuze cyane ifite igihe kingana gute? Ikuze kurusha izindi? Biterwa n'ubwoko bw'iyo nkoko. Hari inkoko zino murabona zino z'umweru z'inyama niko bazita. Ubundi mu gihe cyo kugira ngo itagukonsoma ni iminsi 45 n'irindwiho ubwo watangiye gushya. Watangiye gushya? Utazigurishije. Watangiye gushya. Aba borozi mwe ndabashuje murabizi.
kuko urumva ziba zirya zitinjiza isake urabizi ntitera rero kandi igomba kuba iri kurya ni ukuvuga ngo yaba iri kugukonsoma cyane niyo mpamvu ubona umuntu ahita agura konjerateri akazibika muri firigo akazigurisha nyine bunyama kuko urumva nimba inkoko ishobora kurya amagarama runaka ikayarya mu gihe itari kwinjiza amafaranga uri gusipendinga ariko income we ntabwo uri kuyibona. ese bino bintu by'ubworozi inkoko hari amahugurwa yabyo yigeze bifatira ni isi nyine isi guhugura isi iragugura ukamenya uko ubuzima bumeze ukamenya wagwana nimba ubona ama alimentation yose habamo inyama z'inkoko ukibaza uti abantu bo bazizana bazikuye he byagenze gute ukidokimanta ugashiduka nyine ari we wiyigishije ufatanyije n'isi. Yes. Ariko hari umugabo wambwiye ngo arashaka kumfasha. Hari abantu rero basigaye bumva ko ngo ubufasha ari ugucika intege cyane. Never ever uri kwica mu mutwe. Twese buriya niyo umwarimu akwigisha mu ishuri aba ari kuguha ubumenyi aba ari kugufasha habe kubara habe kwandika habe ibyo byongereza habe ibyo bifaransa. Rero hari umugabo wambwiye ngo muhungu komerezaho ejo cyangwa ejo bundi nzagufasha. Ariko hari n'undi wambwiye ngo n'umumama bayida w'umupasiteri hene arambwira ati Amaji wenspira abana banjye nawe nzagufasha kuko mfite n'abandi bantu muri Afrika nyine nagenda mfasha abenspira abantu. So ndavuga okay inkoko zanjye zimajije kuba ziri hejuru cyane nazitanga ahubwo nkatangira kwitegura nizeye ubwo bufasha. Kiraje amasinde ntabwo cyaraza amasinde kuko uraza kureba ibiryo byo narangije kubigura kandi nanjye mfite ubushobozi bwo gukomeza gukora kuko n'ubundi ntangira nta muntu wamfashije ariko iyo umuntu akubwiye ngo nkunda ibyo ukora gutya na gutya gutya na gutya noneho uwo muntu yitwa hari undi muntu nawe ndagushuhuje yitwa Kimasa ari mu bintu bigendanye n'ubuhinzi n'ubworozi yarambwiye ati wow turabona uri gukora ibintu byiza ariko gerageza ubinononsore tuzagusura tuzagira iki. Niyo mpamvu ubona ndi mu masuku kandi ntabwo ari isuku yo kujugunya ngo ibishingwe cyangwa iki n'amafumbire njyana inyuma mu birayi mvuga ni wow ubu ngubu ntegereje imishwe ariko uzi ko umushwi wananze mu ndege bro shabyihorere ibyo tubireke urabyibuka tujya yuje ko twanyuze ha umushwi uza mu ndege me wapi ufite izo tuzayijyamo se ndazifite. Hari umuntu wavuze ngo turi muri pranka ngo nago umva reka nzane pasiporo yanjye nkwereke baduteriramo hari ibindi hari umuntu wabivuze rubanda bakunda kubona ibintu bemeye ntago mwagiye Bugande bari gutwika muri mani njye ndajya gutwika kuvuga ngo nagiye Bugande ubu se nshatse gutwika sinatwika ko nagiye muri Canada muri Amerika ariko njye naragiye gusapotinga umuvandimwe. Yes namubonye yongeye ariko umwe na Diamond Bugande bafite ikindi ugiye gutuma nzajya nisobanura ivumvu ushaka kwisobanura se cyangwa mbyihorere oya reka nisobanura
umva nzanira pasiporo yanjye urumva jewe ntabwo nzabahereza kuvuga ngo bavuze iki n'ibiki man mutuma muduteza abafana bacu mukaduteza abantu ngo turiyemera ngo tuba ngo mu buzima butari ubwa nyabwo nje mba mu buzima bwa nyabwo bro nirangamuntu yahaca hariya subizi se yego cyane kanze nkwe kuko ngo abantu nanjye hari abantu babimbwiye barambwira ngo ntabwo mwigeze mu gihugu nise ushingiye kuki Mbese batubona ibiganiro none se ngarateba turi kuvuga ngo turi Bugande ngakajya yumva twicaye nko mu gasyara cyangwa se nka Kimiro bimutwaye icyo nicyo kibazo tuvuge nuko nangiye kukwereka wenda ariko babizi barabizi ubundi abatabizi ntibabizi yago pondat respect maniga abambonye barambonye abatarambonye ubwo ntibakambone mereza mwana iyi ngiyi si passport iyi si passport bro uyu ni ajya ubuse ni ngombwa barebe n'amafoto n'iki hoya hari abantu batemera birika uyu si Hakizimana se rumva Nose izi kashe nizo kwa shitani nizahe man mujye muvuga ibintu mushobora gutekereza ko uranyangisha abantu cyangwa se uri kumpimbira ngo bigenze gute twikomereza ikiganiro no kuvuga ngo kugeza uyu munota nyine imishwi mishyashya igiye kuza abe izitera habe n'izinyama ariko ni Bugande hari abantu ku mushinga w'inkoko so wabonye se ko nagiye kubasura cyane hari biramutse bigenze neza nabyo mu minsi iza oya ariko hari ikintu cyitwa ngo akanyoni katagurutse ntikamenye bweze bari abantu baraturenze mu bworozi naborozi cyane naborozi kandi noneho babigize umwuga cyane 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 ku buryo nagize ishyari ryiza ariko ngomba kubikora nanjye wagize ishyaka ni ishyari ryiza ishyaka ni ukuzuhita ubishyira mu bikorwa ariko ishyari ni ukuvuga ngo nanjye mbe nkuriya ese buno bworozi uba wumva nyine gutya revo nyine biriho ubikoraho bihagije cyangwa ntabwo bihagije nageze ahantu mbona ndi saro imbere ya baro si twajyanye warabibonye rero niyo mpamvu navuze nti reka ne gukomeza kugaburira inkoko zitinjiza ahubwo ntangiza izindi nkoko kuko hari umugabo nimba yitwa nde Fred mugabo mw'inshuti rwose naragukunze umwana mwiza cyane yarambwiye ati n'umuntu mwagronome arambwira ati iyo ushatse korora inkoko nawe uba nk'inkoko ese burakareka kandi kavuze iki nyine ugomba kuzikurikirana kuva mu gitondo kugeza nimugoroba nk'uko uzi ko ugomba kurya saa sita ugafata breakfast kugeza nimugoroba ese ya miti batubwiye bifashisha warayiguze narayizanye hari irimo ariko nta mpamvu yo gukomeza kujya twisobanura twerekana ibintu ubuse nayo nyizanye kandi mbabarira nyizanye uko aba bantu ntago nyine intumbero bafite ni ukugusha umuntu ese ni ugusebya umuntu ni ukuvuga ibintu bitameze neza ni ukuvuga ngo ni scam ni ukubeshya abantu never niyo mpamvu ubona umuntu ari kugenda yisobanura mwaretse umuntu ibyo bintu byacu mudushakaho byo kwirwa twisobanura muradushaka ye ese ni nk'ikihe gihugu nko ku isi n'urugero kizwiho kugira inkoko nyinshi cyane baborozi b'inkoko cyane ariko ibihugu byinshi bifite inkoko bro ariko zigiye zifite rasi cyangwa se
amoko agiye atandukanye ariko impano wumva we wazakorera yenda nk'urugendo shuri biramutse bikunze kabisa ukajya kureba uko bimeze. Okay, nkunda kureba kuri YouTube nkareba hari abantu baborora amasake, aborora izo bita saso, hari aborora inkoko zitera amagi pondeze, ariko buri bihugu bigiye bifite rase bikunze korora cyane, nk'uko bavuga ngo wenda mu Rwanda sujya mva ngo inkoko ngo iyi ni inyarwanda. Nageze i Bugande naho mbona ngo hari inganda n'inzambiya hari buri we n'inzambiya n'ingongomani, ariko ikintu gihari wowe mu rugo iwanyu wakora ibintu binini man. Respect ku bihugu byose bifite aborozi pe. Ako no mu Rwanda wazibonye ko hari inyarwanda zasigaye ziri hano. Ariko no mu Rwanda hari abantu bari kubigerageza. Oya njyewe mfite ahantu nzi hari inkoko 82,000. Nose mwumva murya inkoko zivuye. Urumva abantu benshi cyane ntabwo ibyo bintu tujya tubyitaho. Ntabwo nyine mwabyitaho kuko nta nubwo mutembera. Wabonye ukuntu utembera ugahita ubona ukuntu ibintu bimeze mu bwa mbere. So rero ibyo bintu byose byo kuvuga ngo igihugu gifite inkoko nyinshi, we bikunze nyine wajya genda nanjye ahubwo bakaza kundeba ko mfite nyinshi, nanjye bakaza kundeba. Nk'igihe gusa ni nk'inkoko zingahe waba usanga umusa nabonye inkoko mwana nabonye inkoko ngira isoni nkaho bari kureba za zindi zanjye. Umuntu yakureba gutya ugahita ubona yabivumbuye ko ufite inkoko 800. Abantu bafite inkoko. Yego hari abantu rwose hari abantu ngiye ubanye nabonye nyine ariko man njyewe sindi kubikubwira, nkunda kwiha ikintu cyitwa intego cyangwa nkiha inshingano cyangwa nkiha umuhigo bitewe n'ibintu nabonye. Hari ibintu ngomba kwikorera nanjye. Yes, niyo mpamvu navuze ngo mwankoko mwe nkimara kugaruka mwese muvemo ngiye gutangira bundi bushya. Ni ukuvuga ngo biriya bintu nabonye ariko si twari turi kumwe bro, byatumye mvuga ngo zazindi zose ushumura ku isoko, kandi umuntu yarangiriye inama y'ukuntu biriya bintu bikorwa. Iminsi, igihe, amoko y'inkoko uko wagenda akurikirana byose, hari ukuntu utangira ikintu utazi wagwana. Ariko ntabwo nabura nyine nk'amasake n'amakukazi yo ko umuntu gize nk'umushyitsi zirasi. Ese buri inyarwanda umuntu ayitandukanya gute n'inkongomani iri muri Kongo? Mufashe ni nka pasiporo bro. Ese buriya wayibaza wabasha kumenya inyarwanda nihe itari inyarwanda? Inyarwanda yo ibura yumva. Nyine ziri mu bwoko saso, wagwana, nyine inkoko zifite amoko menshi. Amagi? Yes. Hari mu kiganiro yakoze yavuze ko nta kibazo na kimwe mugeze mugirana. Yego. Yavuze ko akwemera kuri umuhanzi nyine w'umuhanga. Yavuze ko ariko kubera ngo uribuka ko yavuzemo inkoko ku kantu nanjye nakabonye ndaza kuza kuhagera. Yavuze ko wakubiswe inyundo ngo uva mu muziki nyine, ngo uve mu muziki ngo yirukankira mu nkoko no mu nkwavu, wari guhungira ngo kubera iki? Depression. Technology boy. Bimeze bite mani ya go pondati? Je nabonye ikiganiro abantu bose bari kukinyoherereza, ariko man jewe ntago buriya barakubwira ngo aho kugira ngo ubyigane n'umuntu ku buriri wowe wabyuka.
ninde wagukubise inyundo kugira ngo nta nyundo aho kubyigana n'umuntu ku buriri wowe wabyo ubyiganaga nani ibyo tubireke man tekinolojiya okay amajini kuza mu bworozi bw'inkoko ni depression yabiguteye oya umwanzuro umuntu afata je nanga kwicara tout simplement ngo nicara aho ngaho no ngomba kubaho ndi muri movement ariko amajini hari abandi bahanzi nago wabonye indirimbo giye gusohora oye tujye tuvugisha ukuri sinone si wowe muntu wa mbere uyibonye ngiye muntu wa mbere uyisogongeyeho none si ubwo ako ari mutuntu nisohoka nzatukubaza nta ndirimbo zanjye zitaba mu tuntu man mutuntu nyine twize tekinoloji jewe iyo nkoze indirimbo icyo nagiye kukubaza hari abandi bahanzi benshi dufite hano mu Rwanda batari aborozi batari abahinzi kandi nabo babayeho neza mu mujyi wa Kigali yego nyine kubera iki wowe ko nawe wiguma hariya wari ubanye ubuzima oya ingendo yundi irafuna so ubabajije izi sinkwavu yago yavugaga n'inkoko nuba ngo umuntu wese afite umuhamagaro we nkuko utambwira ngo uyu ni umusiramu ngo uyu ni umugaturika ngo kuki se ngo abandi bajya mu kiliziya wowe ukajya mu musigiti never jewe nkora ibintu narakubwiye kuri iyi cano Kigali News Channel ndavuga ngo namenye uwo ndi we ese amajini nago nikina namenye uwo ndi we amajini umuntu wundi uri kutureba hano hanze yego yakwimenya gute uwo ari we natimenya biramureba nimba agenda akireba mu ndorerwamo muri miruwari akishuka kugira ngo asohoke yemeze abantu ntabwo nguwo ari wowe muri wowe ni wowe uzi uwo uri yes nuko ni ikintu buri muntu wese yakabaye umuntu wese ubundi azi uwo ari we uretse kwiyoberanya kwiyorobeka kwiyoberanya kwigira uwo utari we biravuna bro birahenda ese bihenda bite ko tubona hari ababibasha niko mwe mubibona n'amaso yanyu cyakubwira ukuntu aba amezemo imbere nibwo wamenya uwagutiza ubuzima bw'uwo muntu wowe ushaka kuba nkawe ubu buzima niberemo njye buroroshye buraryoshye ntaribi ndamamariza Rujama phone shop ndamamariza B1G ndamamariza amavuta meza cyane yitwa Zahabu meze neza mu buryo bwanjye numva kuba ndi njyewe ndakora ama podcast hariya wabibonye nabyo ngiye gusohora video uranshaka iki catsi isake nayifata nkahita nkora vuba simwifuru hari uru rukwavu hariya nakwereka amagi si ukwirata ngo ndi kuvuga ibintu bidahari ariko ari igihe umuniga agenda akajya mu kavumo wabonye Mango 4G yego wayibonye hano ngeze hano ikintu cya internet noneho ikintu cya danje gihari hari igihe umuniga yigira umuntu wa danje man ukajya kumva ngo musaza iyo bagiye gusaba rero bita abana basaza ngo bro my brother wanguriye amayinite ya sense naraye nkubonye ahantu mu kiganiro wifunze ese amaji hari umuntu koko ujya mu kiganiro ushaka kuza kuvuga ngo wanguriye amayinite ya sense ibyo bintu ko mubizi mwebwe mukurikiranye Kigali News Channel abantu b'ibyamamare murabizi mwebwe ndabizi hari icyamamare hano mu Rwanda nago njya mvuga amazina y'abantu kigeze kugusaba nawe gwe bikagutungura yego ibyamamare yego akugira ngo bagusaba wenda nka miliyoni kugira ngo se shaho barenza 2 gusa nanjye ari igihe nsaba umuntu nkamubwira ati man inkoko za ibiryo byashize
wowe kabyara we ejo bundi nzahembwa na B1 Gin wabonije wenda 300 nkagura ibiryo by'inkoko ko nzayagusubiza cyangwa se nzaba natangiye kuzishyira ku isoko. Yes, njyewe nubwo buzima ndimo ntago kujya kwirarira ngo ngiye kugura inkweto z'100 ngahe ngo Amajin dusoze hari umuntu umwe yifuza kukubazaho. Yego tumusorezeho. Umuntu witwa Negji uramuzi? Naramwibagiwe. Ari muzi Serge Papa Keve ariko akimara kumbwira ibintu bitara njyewe hari ukuntu foda yanjye yo mu mutwe nyisiba mu tuntu dutodo. Kubera icyo wamwibagiwe? Nuko mvuga ibintu yagiye mvugaho ibintu bitameze fresh ariko ndamwubaha ni legend ariko mu buryo bugendanye n'ubuzima busanzwe sha sikumbuke. Arantu se mwaragonganiye runaka? Oya Imana ntabwo ngengera amahane sinjya nserera n'abantu sinjya nterana amagambo n'abantu nta nubwo nagirana conflict n'abantu. Njyewe umenya ibyanjye n'abamenye ibyabo bakamenya ibyabo ariko iyo nyatatse hari ukuntu ubusibyo utishyira muri harya ni dustbin. Wow. None se buriya ntushobora gusanga ibintu akuvugaho cyangwa akuvuga hari ibyo nibyo nubwo nuko abyumva nyine. Hanjye ariko wabona ibyo ndi kumuvuga hari ibyo ibiki shuko namwibagiye. Ese gukora mwibagiye mani nimba ari kuri muniga ameze kubera ko urabona mani Jama yataka abaraperi bose muri rusange. Ejo yatatse runaka ejo yatatse runaka ejo yatatse runaka. Nkibaza se nta ndirimbo zisohoka nukwataka abantu gusa tout simplement. Ese aracyakora umuziki? Ntago mbizi uzamubaze. Tuzamushaka tumubaze. Muzamushake kabisa mumubaze wabona nanjye yaranyibagiwe nta wamenye. Undi muntu wabona nawe yaranyibagiwe ariko ibyo ngibyo nta kunyibagirwa utangaburira nkuko nanjye ntamugaburira. Gira ubutumwa umugenera umureba gutya mu musaza uri umusaza ndakubaha ariko kuri Amag the Black gerageza gukiramo utuntu tw'utudodani ntuyute cyane. Fatamo agaferi gake uzi feri y'imyuka ni za fuso naho gaye kuko ushobora kwanga gufata izo feri ugasanga ni ngewe ubaye hoho uri imbere yanjye. dusoza ubwo imishwi se hari icyizere ni vuba suzaza se Kigali News Channel subizi ko tugomba kujya tubereka ahantu ibintu bigeze imishinga yacu igeze. uvuga ngo nyine nese no guteramo imiti igihe kingana gute ko na okay nabanje gukuramo ifumbire ubibona se? Yego kuramo ifumbire warangiza ugateramo imiti ugashyiramo icyo bita ibarizo cyangwa se gasenyi uko babyita buri wese afite ukuntu abyita. And then hari n'imbabura negereje zo gushyushya nonaha zigomba nkuko ntoya zibanza gukora icyo bita demarage. Ntabwo ziba zimeze nk'inini rero urumva hari igihe nini ziba zarabayemo hano zikagenda wenda zisigamo utuntu tw'utumikorobe ukuntu. niyo mpamvu ya miti uretse uraje ko rozwari itazi. Amag wakoze cyane rero kadushimira kandi courage.
oya ntabwo nagenda navuze ko The Ben yakoze igitaramo cyiza. Yakoze igitaramo cyiza. Namubonye kumwe na Diamond. Umuhungu ari kabirimo. Nubwo numvisha bari kumusebya ngo yasomye umuntu. Kiriki yaba yarasomye impyisi nibwo nari kumva ari ikibazo. Buriya baravuga ngo iyo imbwa yariye umuntu nta ribi. Nta nkuru irimo aho ngaho rwose. Nta kintu kirimo. Ariko iyo umuntu yariye imbwa inkuru ibonetse. Gadi wakoze rero reka nikomereza tuno dusuko. Ariko ibi bintu byo kuzajya batuma dutanga ibimenyetso simusiga batubabarire byo kuzana passport mu kiganiro. Ni ikibazo mwana, ni ikibazo ariko njyewe mbagira ngo wewe urabizi. Reka twigendere rero. Reka nkomeze nkore utuntu tw'udusuku. Subirizayo mwana. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.